ijambo ry'ubuhanga ridahura n'iryo musoma ntimuzaryemere nk'ukuri. Yaje guturamo kugira ngo abarimo abaribo bamwubahisha imbere y'Imana. Kugira ngo rero usenge ugomba kumenya iki ngiki. Iyo ufite umwuka wera ukavuga ururimi rw'umwuka udatsinda ibyaha, rekeraho. Urwo rurimi rurapfuye, ni imyuka yaguhanzeho. Ariko niba ufite imbaraga zikuneshereza ibyaha, bamenye Imana, bamenye ubushobozi, mbere yuko basaba barayihamya. Icyo ni Imana ishaka. Banza uhamye Imana kugira ngo n'ab'isi bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Mana, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kubw'ubuntu bwawe. Izina ryawe niryo zina ryonyine ritajya ricogora, niryo zina ritajya rinanirwa, niryo zina ritari nk'iry'ab'isi, niryo abakwizera bahungiramo, niryo zina rijya riba umunara muremure ukadutwikira izuba, niryo zina dukiriramwo amakuba, niryo zina umutima wacu wubakirwamo, niryo zina turuhukiramo. Izina rya Kristo Yesu niryo zina ryonyine, niryo zina ryonyine rijya ritumara umubabaro. Muririmbyi yaravuze ngo ushonje rirabuhaza kandi rimara umubabaro. Izina ryawe nirihimbazwe. Uduhaye umwanya wo kugira ngo tukuramye tuguhimbaze, mu mvugo, mu ndirimbo, mu kugushima kubw'imirimo wakoze, ari ukuducungura, ari iy'umubiri wadukoreye, kandi kugushimira ukuba kudufashe kugira ngo tugeze mu gihugu cy'abakiranutsi. Izina ryawe nirihimbazwe. Watunyujije muri cya gihugu cy'ubutayu, ahari hateye umutima wacu ubwoba. Turebye agasozi k'ihumure, turebye agasozi k'umwero, tugira ihumure. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya abana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, umuntu wese ubabaye umuhe kunezerwa, kandi unezerewe abikuye kuri wowe umushingira intambwe zikomerere mu mpamvu y'ibimunejeje. Kandi nyaguhora ku ngoma ufate mu mugongo abantu bose bagezweho n'iminsi y'amakuba, kugira ngo hatagira udandabirana agaheranwa n'umubisha. Abarwayi ubakize, bariraga ubahoze, abari bananiwe ubabera imbaraga, kuko byose ni wowe utubereye byose kandi ushobora byose. Shimwe n'iribi byawe ku bwawe mwungeri mwiza. Amen. Imana ibaha umugisha. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi. Iyo umwigisha hari nibyo twaturirana impamvu z'ibyiringiro byacu, ariko niyo umwigisha adahari Kristo Yesu aba ahari. Imana ishimwe, kuko twebwe iyo ducecetse Yesu aravuga, niyo turi kuvuga Yesu abavuga. Imana ishimwe. Rero Imana ibaha umugisha. Aho uri hose ubabaye, twifurije ihumure ribonerwa muri Kristo, kandi nawe ufite umunezero ujye usangira n'abandi. Amaboko yawe niba wumva ushoboye, ube n'umuntu ushobotse kugira ngo ushoboze n'abandi batari bashoboye. Ubuntu bw'Imana bukorere muri wowe kugira ngo umunsi w'ingororano z'abakiranutsi Imana izakubonemo umumaro. Imana ibaha umugisha. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 6 umurongo wa 5. Ngendereye isengesho Yesu yigishije abigishwa gusenga, ko ndagira ngo tuganire ku mahame yo gusenga. Duhereye hano kuko ariho yahereye ababwira amagambo yo gusenga. Haravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Cyo ni kimwe, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarabimusaba. 9 aravuze ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi,
uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Aha ni igihe cyari gito cyane kuri Yesu n'abigishwa be. Nibwo Yohana umubatiza yari amaze gufata abigishwa be abegurira Yesu. Bamwe bari aba Yohana umubatiza bakurikiye Yesu. Noneho mu bakurikiye Yesu bashya batigeze babana na Yohana umubatiza, babana na Kristo bumva intego y'ubwami bwa Kristo muri Yesu, ariko batarasobanukirwa ubwo bwami n'ubuhe. Mbere yuko turi bwinshire muri iri jambo, ndarivuga mu byiciro bitatu. Ntabwo iri sengesho twaryigisha ryose ngo rirangire. Aha abigishwa bakibana na Yesu bari muri koroni y'ubwami bumwe, ariko kandi bari kumwe n'undi mwami. Bari mu Bayuda, bari muri Isiraheli, mu gihugu cyitiriwe ubwoko bw'Imana, igihugu cy'isezerano, aho bavuga ku butaka bwera cyangwa se urubyaro rw'Imana cyangwa se imfura z'Uwiteka kubw'isezerano, ariko kandi bakoronijwe n'amaboko ya Roma. Roma mu batizera, mu banyamahanga, mu batavuka ku isezerano, mu baciwe batemera kujya hera hahera. Kimwe mu bintu Roma yakoreye Isiraheli bakoroniza, yemeye ubutambyi ariko buyoborwa n'amategeko ya Roma. Ikitarayoborwaga n'amategeko ya Roma ni imigenzo n'imihango byo gutambira Imana. Igitambo barakibarekeye, urusengero bararubarekera, amaturo n'ibicaniro babirekera abatambyi. Ariko barangije baravuga ngo mwebwe muzajya muyobora abayoboke banyu kubw'idini ya Kiyahudi, mubayobore baje mu isinagogi. Ariko mu gihe bari muri rubanda mu minsi mutarimo gusenga, muzajya mubaduha, hanyuma twebwe tube tubayoboye. Ukuboko kwa Roma kuragenda kubabaza Abisiraheli, kubacamo n'ibyiciro. Bamwe barigomeka, harimo ba Petero, aribo baturuka mu bwoko bwitwa Abazerote, bari abarobyi, bakaba abacuzi, bakaba abahinzi, ariko kandi muri bo nta rindi terambere babaga bemerewe kugeraho, kuko ibigo by'iterambere muri Isiraheli byari ibya Roma. Roma ntiyabemereraga kujya kwiga batarayiyobotse. Roma ntiyabahaga akazi muri guverinema batarayiyobotse. Ntabwo byakundaga. Barangije baricara, bareba mu gitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi, babona haranditswe ngo hazaza Mesiya. Barangije babona ko Mesiya azaza kumara intambara. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Uwo naza azaca amakuba ayamareho. Abisiraheli barangije baravuga ngo ubwo dukoronijwe na Roma, reka dutegereze mu muryango wo kwa Yuda ahasanzwe haturuka umwami, hazavuka umwami. Uyu mwami azaba ari uw'amahoro, kandi mu mwaka we igihe azazira, abafite imvune zo mu mutima tuvunitse kubw'ibyo tutageraho, kubw'ukuboko kuturemerereye, tuzakira buno buretwa. Kandi imbohe zizafungurwa, kuko Roma yafungaga abacumuye ku mategeko yabo. Umusoro w'igihugu wa Isiraheli wose barawusoreshaga bakawutwara i Roma. Roma akaba ari yibagenera ibikorwa by'iterambere. Mu yandi magambo, n'iterambere rya Isiraheli ryari ryarasigaye inyuma. Ko aba ba Matayo banditse ubutumwa bwiza, yari umukoresha w'ikoro, yari umusoresha, yari prosopteri, ariko kandi ni nawe wayabikaga. Mu gifaransa mubita ba trésorier, je pense. Ntabwo nkizi neza, n'agafaransa gato njya ntora ngakura muri Spaniol. Ariko icyo shaka kuvuga, n'imisoro basoraga aho kugira ngo igirire inyungu igihugu, kandi bimwe mu mutungo igihugu gishingiraho, iyo kitagira umutungo kamere, kigomba kubakira iterambere ryacyo ku musoro. Yes, umutekano w'igihugu ugurwa amaraso.
hari abamena amaraso, hari abitanga kugira ngo umutekano w'igihugu ugerweho. Ariko iterambere ry'igihugu rigurwa umusoro n'umutungo kamere wacyo. Iyo ntawo imisoro iragora. Abisirayeli rero imisoro yarabavunnye, nimureba na Yesu baramuteze mu nzira, barambwira ngo mujye mutanga umusoro. Atuma Petero kuroba ifi, asangamo ibiceri, aragenda yishyura imisoro. Rero nayo yajyaga mu Baroma. Ibi bivuna Abisirayeli. Kudatera imbere kw'igihugu bivuna Abisirayeli. Abazerote barangije baravuga ngo tuzarwana, bacura inkota. Mutagira ngo inkota Petero yakatishije uriya mugabo, mutagira ngo nibwo yari yize kurwana. No, abazerote bari abanyentambara, kandi icyo biyemezaga kugeraho mu ntambara bakigeragaho. Rero nihuta, Yesu avutse aza anyuranye nuko bamutekerezaga. Bumvaga umwami azaza aganje. Kabiri, bakumva umwami azimikirwa mu gihugu azayobora. Mana numeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi Imana ntimeze nk'abantu ngo inyuraho abantu batekereza. Kimwe mu bintu bya confusinze Abaroma n'Abayahudi mu byo batigeze bamenya, bigakonfusinga abahanga n'abanyabwenge b'icyo gihe, nuko bari bazi ko azavukira ibwami, anyura kwa Mariya umwari w'umuziranenge na Yosefu. Ivuka rya Kristo ryamenywe n'abanyabwenge, rihishurirwa abashumba batari bazi ruhe na ruhe. Ariko kandi abatambyi n'Abisirayeli ntibigeze bamenya igihe Yesu yavukiye. Niyo mpamvu nkunda kubivuga, mujye mwitondera amagambo y'abigisha na nisetarimo. Ijambo ry'ubuhanga ridahura n'iryo musoma ntimuzaryemere nk'ukuri. Mujye mugenderera Bibiliya, kuko hari abantu bari confusion, bafite urujijo kuri Kristo, jusqu'à présent batazi Yesu ninde mu buzima bwabo. Niyo mpamvu nashatse kuvuga ku mahame yo gusenga. Hari abantu bataramenya ngo kwegera Kristo bisaba iki, ariko kandi bakaba bari mu rusengero, bakaba bari muri pastorali, muri evangelization, bakaba bari muri postros n'abapotre n'ababishopu, juste barashaka ngo abakristo bayoboke Imana barimo. Ntibazi ko Kristo barimo ni muto angana nuko bizera, ariko Yesu twizera ni munini tudaciye mu bantu. Yesu wabambwe agatsinda urupfu ni munini, n'ubuzima buhoraho. Naho Kristo mwizerera mu bantu amarana nabo igihe gito kingana n'igihe bizereye. Uwo ni muto cyane. Nkanyemerera iki kintu nkakivuga. Nimujya kuyoboka Kristo ntimukayoboke Yesu wa Aniseti. Reka ibi mbivuge nshize amanga, kuko Aniseti hari aho mba mutari. Reka nitangeho urugero kugira ngo mwe kuba mu rujijo. Sinshobora kwihimbaza imbere yanyu. No, ndahimbaza Kristo, kandi nta na kimwe mbabwira ngira ngo munezerwe kubwo umunezero mpawe n'umubiri. Oya, bitari iby'umwuka ururimi ruzagobwe n'ibyo mvuga bishire. Imana nibona ko nzayivugira ibitari ibyayo, Imana izanyice nitahire. Ubugingo narabuhawe, nakoreye Imana, ibyo nakoze bizampesha amakamba, kandi niyo nataha nona amakamba Imana yateguye yampa kunyurwa. Ibyo birahagije. Nibona nta mumaro dufite muri Kristo Yesu, Uwiteka we uzanyure nigendere. Muto cyane ku rwego ruto. Yesu mu muntu angana nuko umuntu amwizera. Ariko nuyoboka Kristo nk'impano y'Imana yavuye mu ijuru, nibyo mu mwigisho uzumviramo amagambo yo guhamya, uzumviramo impamvu y'ibyiringiro byo kwizera, ariko wishorera imizi muri bo. Nushinga muri pasteri, mu mushumba, muri apotre, nushinga muri padiri, umwe muri abo yagwa nawe ukagwana nawe. Ariko nufata kuri Kristo, igihe utagiye muri misa kwa padiri, igihe utari kwa pasteri, uzaba ufite amateraniro, uzaba uri gusenga. Kubera iki? Kristo murabana, ntabwo aba mu nsengero. Hari umugabo wavuze ijambo ryanejeje agiye gupfa,
baramubwiye ngo tubwirija ikintu wakoze kirakurushya, ukigezeho uranezerwa. Afata Bibiliya aravuga ngo ikintu nakoze kirandushya, nkigezeho ndishima. Ni ukwimura Imana muri Bibiliya nyishyira mu mutima wanjye. Abantu benshi batwaye Yesu w'inyandiko, izina ryanditse gusa, ntabwo bari gutwara Kristo w'impinduka mu bugingo. Niyo mpamvu isi iri kutuvanga, niyo mpamvu mubona aho kugira ngo abizera bagende mu isi bayihindure, ahubwo isi iri kugenda muri bo ikabahindura. Ariko twahawe ubutware, dufite autorite yo guhindura, dufashe mpiri iyo mitekerereze tuyikubise hasi. Niyo mpamvu usanga umuntu yizera none ejo agahinduka akavuga ngo narabibonye, ngo ntabwo ari ngombwa kujya gusengera mu rusengero. No, igihe ufite umwanya jya guterana ahantu hitiriwe izina ry'Uwiteka, kuko mujya mu bindi bitaramo ibyitiriwe Imana nibyo muri kubona bitakiri ngombwa. Urataha amakwe za anniversaire, urajyamo amapati runaka urayajyamo. Ariko nshuti z'umusaraba, mwe kwizera amagambo y'ibinyoma mubwirwa n'imitima yanyu mu gihe cyo gucogora kwanyu. Ahubwo subiza amaso inyuma urebe igihe wari umunyembaraga wakoranye na Kristo gute. Nusanga nabwo waracogoye, umanika amaboko umubwire ngo ni wowe mushoboza wanjye. Imana ibaha umugisha. Abazerote baravangiwe, abayuda baracanganyukirwa. Kubera iki? Yesu uje ntabwo avukiye mu muryango ukomeye. Niki gituma atavukiye mu muryango ukomeye? Dore igitangaza, mu nyumve nshuti z'umusaraba, Kristo yaje nk'umubare. Umubare utangira urasuzuguritse, rimwe ni rito cyane, unité de base ni rimwe, ni gato cyane. Umubare munini ubaho ni 9. Murabizi ko imibare idashira, abizi imibare barabizi. Umubare munini ubaho ni 9. 10 ntabwo ari umubare, ahubwo ibibaye imibare. Juste ubwo ni nombre benshi ihezwe na unité de base. Icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo uhereye hejuru uzamuka ntuba ufite ibanze ry'umubare, ariko iyo uhereye hasi uzamuka imibare yose uyimarayo. Na Kristo yahera mu bakomeye yari guhita azamuka, kuko yajyaga kwa Data, yajyaga gusanga icyubahiro. Mu nyumve, sinshaka kuba confusing. Iyo Yesu aza akavukira mu bakomeye, aboroheje ntibari kugera aho yavukiye, ntibari no kumenya amavuka ye. Abari kumurinda, ingabo zari kurinda umwami, ntabwo zari gutuma babandi bakoze ku ncundo za Yesu babona aho bafata. Ntabwo Zakayo wuriye igiti yari kubonana na Kristo. Kubera iki? Aba bodyguard ntibari kumwemerera. Yesu aremeye, aravuga ngo reka mpombe icyo cyubahiro kizambuza abantu, kuko ari bo nshaka, abo nzabona suzuguritse nibo bazama icyubahiro. Tone boria donance dra, abo bazaza muri kwa guca bugufi kwanjye, nibangeraho bazahishurirwa icyubahiro cyanjye, bampimbarize muri Data. Imana ishimwe, nanjye mpeshe Data wa twese icyubahiro. Niyo mpamvu ndi busiga icyubahiro. Oria mone border stars. Imana ishimwe. Aremera, asiga bodyguard, asiga ingabo, asiga reshiyo yo mu ijuru. Aravuga ngo aho ngiye nimundinda aboroheje ntibazangeraho. Ntabwo nzagera inayini kwirimbi, ntabwo nzajya kwa Yayiro gukiza. Aravuga ngo reka nsiga icyubahiro, siga ubutware, siga ubumana, siga ubwiza, sige byose. Ijambo ryarambwiye ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yemera kuba umugaragu. Kubera iki? Umugaragu akorera abandi, akorera abandi. Yo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, waje mu isi kubyarwa n'umugore, wiyambuye ishusho y'ubumana. Iki ni ikintu kitoroshye, iki ni ikintu kidasanzwe. Kwiyambura ubumana budapfa ukambara umubiri upfa, kwiyambura ubumana busingizwa ukiyambika umubiri ubambwa. Gusiga intebe mu ijuru,
ukajya kubaza kwa Yosefu, ariko ibyo ngo ntiyitaye no ku isoni z'umusaraba kubera ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Impamvu namugereranyije natanze icyo kigereranyo ku mubare, umubare uva hasi ujya hejuru, na Kristo yahereye hasi kuri fondasiyo aramanuka. Umva ihame ryo gusenga sasa, kugira ngo ubane n'Imana uko ukomeye kose, uriwe wese, post ufite yose, niyo twatugira dutya, babigire nawe ubihe Kristo. Nibyo, yes, none uri hejuru, ejo uri hasi, kuko ubuzima bw'umuntu ni panda teremuka. None ufite umwuka ariko ejo uzapfa, yego, ongera ubyikirize. Nibyo ko ukemera ibyo warahiriye, nibyo, ariko hejuru y'icyubahiro uhabwa hari Kristo Yesu. Imana ishimwe, hari uwagisize kugira ngo yubahirirwe mubo yubahishije. Kubera iki? Icyubahiro cya Kristo ntabwo agishakira mu wari we, agishakira mubo yaje guturamo, kugira ngo abarimo abaribo bamwubahisha imbere y'Imana. Kugira ngo rero usenge, ugomba kumenya iki ngiki. Ihame rya mbere ryo gusenga ni ukumenya Imana usenga. Ihame rya mbere ryo gusenga, waba wizera waba utizera, ugomba kubanza kumenya Imana usenga ari iyihe. Ngeze aho nashakaga, usenga iyihe Mana? Ni Berizeburi, ni Bari Maraduki, ni Ashera, ni Nehoshitani, ni Ashitaroti, ni iyihe Mana? Na Ashidodi, ni iyihe Mana? Hari abantu mujya mugira ngo abantu bose basenga Imana yo mu ijuru. No, hari abantu batayishaka bisengera ibigirwamana. Reka nkubwire ko Imana usenga ntigira ifoto imanitswe mu isi. Reka da, na cya kibumba ugera imbere ntabwo ari ishusho yayo. Oya, na Yesu si kuriya asa. No, filime mureba ya Yesu yakinwe n'abantu batandukanye. Harimo umugabo bita Diyakoni Mikayire, abantu benshi muzi ngo ni Kristo. N'abantu mujya kuvangirwa iyo murose mubona ari iriya shusho yaje. Ntabwo uriya ari Yesu, nta nubwo uriya mugabo ari umukristo, ntabwo akijijwe. Oya, ni umudivoruse, uretse ko yongeye akiro Mariya, afite abagore babiri. Ntabwo uriya ari we Kristo. Imana dusenga ntigira ishusho mu isi igaragara ngo urebe ifoto y'Imana. Ishusho y'Imana mu isi ni imirimo y'abakiranutsi. Imana mu isi ibonekera mu mirimo y'agakiza kabonerwa mu bakiranutsi. Guhamya ko abakiranutsi niko kugaragara kw'Imana. Kubera ko imvuze ibindi mwaba confusion, ariko ndagira ngo mbabwire ahantu Imana igaragarira ni mu mwuka wera. Ariko umwuka wera ishusho ye ni imirimo ukoresha, umuntu ukoreramo. Ishusho y'umwuka wera ni imirimo y'umwuka mu mukiranutsi. Iyo mirimo bwa mbere ikuzanira gutsinda ibyaha no guca bugufi. Iyo ufite umwuka wera ukavuga ururimi rw'umwuka udatsinda ibyaha, rekeraho. Urwo rurimi rurapfuye, ni imyuka yaguhanzeho. Ariko niba ufite imbaraga zikuneshereza ibyaha, boho kuvuge n'ururimi rw'umwuka wera, kuko murabana, murakorana, muragendana. Niba wishyira hejuru, menya ko umwuka wawutaye. Niba umanutse ukaba uciye bugufi, menya kubana n'Imana, kuko nayo niko yabikoze. Yahereye hasuzuguritse irizamura. Kandi mureke mbabwire inshuti z'umusaraba, aka kantu mugate mu matwi, umuntu wese uca bugufi aba ari gukareye igisuzuguriro no mu basuzuguritse. No mu basuzuguritse baragusuzugura. Umuntu uciye bugufi, umuntu wicisha bugufi, aba ari kuvoma ku isoko y'agasuzuguro. Ubu uri kuvuga ngo iyi ni muyimpa aba ari yo nywa. Niyo mpamvu nababwiye ngo nimureke badusuzugure, kuko ari twebwe tutagira icyo tubatwara. Mureke badutuke, kuko ari twe twabababarira. Yesu yaravuze ngo nabo bababarire kuko batazi icyo bakora. Ariko Mana yera iri mu ijuru, muzarebe abacuruzi ku munzani, ikizamuka ni icyoroshye, ikiremereye kiramanuka. Niba wumva hari ibikubitsemo, ukaba wumva ufite icyubahiro cy'Imana, ca bugufi. Niyo principe yo kuremera. Ibiremereye bifata hasi cyane, ibiremereye biba biciye bugufi. Niba wizamura, nshuti y'umusaraba, uri kwivanaho wari uri wijyanaho
aho wajyanwaga. Niba wijyanye uzagenda wenyine, ariko nutegereza kuzamurwa n'Imana izagusumbisha aho wari kuzigeza, izakugeza n'ahandi. Icyiciro cya mbere cyo gusenga, intambwe ya mbere yo gusenga, ihame rya mbere ryo gusenga ni ukumenya ngo iyo nsenga ni iyihe. Nerekera hafi aha ngasoreza hano, umuntu umenya iyo asenga agomba kubyarwa nayo, akakorana nayo ari umwana wayo. Kubyarwa n'Imana ni ukwemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubu byawe n'Imana, kandi kubyarwa n'Imana niko kubyarwa n'umwuka wera. Abantu benshi mujya muba confusion ku mwuka wera. Imana nidushoboza tuzahigisha ku mpano z'umwuka n'imikorere yawo n'uburyo impano z'umwuka wera zikoreshwa. Ariko uyu mwanya reka mbabwire ngo kwizera Kristo ni ukubyarwa n'umwuka wera. Ubu byawe n'umwuka, kuko ntawe uza kuri Kristo atarahejwe n'Imana. Imana ikorera muri ubwo buryo bw'umwuka, umwuka wera agatsinda umutima wawe. Iyo utsinzwe n'ijambo ry'Imana ukorohera Imana, warangiza ukemera, ubu byawe n'umwuka abagucuze, abakugize uwo yashakaga kubaho. Iyo watuje akanwa, umwuka abasohoye ibikubamo. Niyo mpamvu mujye mukunda kwatuza akanwa. Haje modere muri ino minsi bababwira ngo mujye mwizera, ngo imbabazi mwizere muzihabwe, ngo nimwongere kwatura. Iyo watuje akanwa uba uri gusiga espace muri wowe, uba uri gusiga umwanya vide muri wowe, aho umwuka wera aza akagira icyicaro. Uba uri kuruka ibibi wakoze. Imana ishimwe. Rero kugira ngo umenye Imana ugomba kubyarwa nayo. Kabiri, ugahamya imbaraga zayo. Niwo mu isengesho havuze ngo Data wa twese uri mu ijuru. Mu yandi magambo, mu ijuru uri hehe? Imana yatanze isezerano iri Abisiraheli, irababwira bari kuva mu gihugu cya Egiputa ngo nzabaha igihugu cy'amata n'ubuki. Igihugu ntabwo ari igihugu nk'ubutaka, si igihugu nk'imigezi. Amata sayo mukamye mu nka, ubuki si ubwo mu nzuki. Nubwo byari ikimenyetso cya Isiraheli ko niyo yari kungahaye kuri ibyo, ariko kandi igihugu cyacu ni Kristo, niwe buturo bw'abera, kuko nta handi abantu batururetse mu gihugu. Yesu nawe yaravuze ngo nibuba muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, muzasaba icyo mushaka. Kuba muri Kristo bidutuza mu Mana, kuko na Yesu atuye muri si. Kandi ikindi, ijuru ribonerwa muri Kristo, kuko niwe wicaye iburyo bw'Imana. Niyo mpamvu na Pawulo atanga urwo rugero, nubwo yabivuze mu ijwi rirerire ry'umwuka, yaravuze ngo natwe yaratuzuye, ubu twicaye iburyo bw'Imana turabera n'abaziranenge. Iburyo bw'Imana si uko ari mwe mutuyeyo, ahubwo hicaye Kristo Yesu watuzamuye nk'abera bamwizeye. Aho niwe mu ijuru. Kubera iki? Iyo umuntu yizeye, ijuru riri muri we, kubera ko Kristo atuye muri wowe. Kuba atizera, ijuru riba mu kure, riri kure y'imitekerereze. Za telesikopi ntizirebayo, ntacyo kajuru kijyayo, nta satellite iriyo. Ariko kubizera, ijuru riri muri twebwe. Haleluya! Niki gituma dukumbura ijuru? Kandi muzapereze biologiko, nta muntu ukumbura icyo atarabona. Kuki dukumbura ijuru? Nuko ubugingo bwacu buryicayemo, bureba ibyiza byo muri ryo, bukaza kuri dukumbuza. Kubera ko butuye muri Kristo uri mu ijuru, bubona ibyiza byo mu ijuru. Niyo mpamvu y'urukumbuzi rw'abakiranutsi. Imana ishimwe. Rero guca bugufi bituma wizera, kwizera bigatuma ubyarwa n'Imana, kubyarwa n'Imana bigatuma umenya Imana, kuko ntawe umenya ataravuka. Uzasanga abantu bavuga ngo kuki twebwe Imana itatubwira ibi. Utarabyarwa nayo ntukoreshwa nayo, utarabyarwa nayo ntuvugana nayo. No, iyo niyo principe y'Imana. Ikwigaragariza uru rubyaro rwayo, sino ni mu bibi. Kuko Farawo yamenye Imana atayimenyeshejwe no kuyizera, ahubwo yayimenyeye mu kucyaha kwayo. Abatizera bamenya Imana mu gihe cyo guhanwa nayo, ariko abizera Imana bamenya Imana mu gihe cyo kubyarwa nayo, bakamenya Imana mu gihe bicurira ngo bayihamye. Rero iyo umuntu amaze kumenya Imana, ihame ryo gusenga urayihamya. Mbere yo gusaba uhamya Imana Data wa twese.
nicyo cyatumye Dawidi avuga ngo ninuburira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kuzavahe. Yibuka ko Uwiteka aravuga ngo gutabarwa kwanjye bizaturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntabwo ari gusaba Imana, ahubwo ari guhamya Imana ko izakora ibyo akeneye. Imana ishimwe. Murebe principe Yona yasengeyemo. Ntabwo yigeze Imana ngo ntabwo yabwiye Imana ngo mpakuva mu nda y'urufi, ahubwo yabwiye Imana ngo ndagushimiye kuzankura mu nda y'urufi. Yarazi ko yari gushimira ari Imana yumva amashimwe kandi gakora ibyo ari gusaba. Imana ishimwe. Yobu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntawe ubasha kurogoya umugambi wa. Bamenye Imana, bamenye ubushobozi, mbere yuko basaba barayihamya. Icyo ni Imana ishaka. Banza uhamye Imana kugira ngo n'ab'isi bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Kubera iki? Guhamya Imana kwawe bituma uyimenya, ukamenya ubugari n'ubunini burenze uko ubitekereza. Iyo uzi Imana ntuterwa ubwoba n'amakuba. Elisa yari yarahishuriwe Imana, amenya imbaraga z'Imana zimurinda. Gihazi amenya Imana muri Elisa, ariko ntiyamenya Imana muri we. Avoma Imana mu bandi. Ore ya bone sayini mondrayi. Imana iguye guhishurirwa Imana utayikuye muri aniseti. Imana ibonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe mu butware bwayo, ariho Imana ikwiyerekera. Elisa araryama arasinzira. Umudugudu uragotwa. Gihazi ngo akanguke abona shebuja ntabyitayeho, aramubwira ngo nta nicyo bikurebaho. Elisa aramubwira ngo umva amaso yawe nahweze ureba imbaraga ziturinda. Imana ishimwe. Hari umugabo yaravuze ngo aho kubwira Imana ngo ufite ibibazo, jya imbere y'ikibazo kibwira ngo mfite Imana. Zerubabeli Imana ntiyigeze ivugana nawe mu gihe cy'amayobera ye, ariko yaragiye ivugana n'umusozi. Imana yakora itavuze, yakora ivuze, byose yanabi. Ariko Uwiteka we gusenga, banza umenye ngo iyo nsenga ishobora byose. N'Imana ireba yabonye na situwasiyo urimo, n'Imana ireba yabonye indwara urwaye, n'Imana ireba yabonye urugo rwawe, n'Imana ireba ibona abana bawe utabareba. Pole Moria Sonataiwa. Imana ishimwe. Menya imbaraga z'Imana kugira ngo ujye wayisenga. Iyo umuntu atazi Imana ntamenye ibyo ayisaba. Iyo umuntu atazi Imana ntamenye uko ayitwara imbere. Iyo umuntu atazi Imana ntamenye uko ivuga. Iyo umuntu atazi Imana niyikoze ntamenya ko ari yo. Banza umenye Imana, uzamenye n'imirimo yayo. Numara kuyimenya uyihamye. Ibonekera muri nde? Imana wayimenya gute? Muri Kristo Yesu. Abahanga scientificoma Imana, abahanga babizera ariko bamenyera Imana mu byo yaremwe. Mu byo yaremye ibyo biri very cheap, biraciriritse. Abarokore b'abanyantege nkeya bamenyera Imana mu bitangaza Imana yabakoreye. Ibyo biraciriritse. Birasobanuye ngo iyo mirimo idakorwa Imana ntiyari kubihari. Biravuze ngo iyo ibyo biremwa bitaremwa Imana ntiyari kubihari, ariko iriho itararema, iriho yanaremye. Abahanga mu kwizera bakuze bari ku rugero rw'agakiza bamenyera Imana mu gukiranuka kwayo. Imana igaragarira mu ruhande rwo gukiranuka kwayo. Ndagira ngo uganire n'uwo musozi ukuri imbere, umenyesha Imana yawe. Banza uhamye Imana. Erega Imana dufite mu kuboko kwayo niyo ifite mw'abana b'ingumba. Iyo ibarekuye wabyara benshi. Mu kuboko kw'Imana ifitemo akazi kenshi ku buryo nawe utarize ishobora kuguha igikampani ukakimanaginga. Ntabwo Imana ikoresha abantu bitewe na niveau d'étude, no. Ntabwo igihamagara abashoboye, ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Upfa kuba ushobotse wowe. Reka banza uhamye imbaraga z'Imana. Mu ndwara ufite wowe urwaye wari uriho, ariko mbere y'uko ubaho Imana yakubumbabumbye mu gataka. Ako karwara kaje mu muntu uhari.
ntabwo indwara yari kuza idafite aho ifata kuko abataravuka ntibarwaye, harwara uwavutse. Abo bataravuka bari mu migambi y'Imana, baturuka yari bazima bejejwe bakarwara bageze mu mubiri. Rero byoroheye Imana kugukiza. Ukuguru yanaguteraho waranagucitse, ibyo ni ibintu byoroshye. Imana ishobora byose. Banza umenye iyo Mana uri gusenga ni Imana ikinga ijoro ikarifata mu kiganza igatanga amanywa, ni Imana ifata amanywa igatanga ijoro, ni Imana izi uburemere bw'amazi yo mu nyanja, ni Imana izi umuyaga uhuha uvuye he. Imana ni inyembaraga yamanitse ikirere ntawe uyifashije, idendeze inyanja ntawe uzi isoko y'amazi. Mwebwe muzi za evaporasiyo, ariko amazi yiyevapora yavuye mu yandi atarabaho yari ari hehe? Mwebwe muri abahanga kuko mugendera mu kirere cyaremwe nande se? Imana ni umuhanga, ni umukozi w'umuhanga. Igitangaje mu bwenge bwawe nawe ujya wibeshya, birasobanuye ngo ubumenyi bwawe ntibuhagije kuri wowe. Ariko Imana ntijya yibeshya, ntinabeshya, ntikiranirwa. Nawe urebe intege nkeya zawe aho ziri, gukoresha umukozi ari wowe ushoboye ukamwambura. Mu yandi magambo ukarya aboroheje, kandi aboroheje bari gutungwa nawe wumve urugero rwawe, nawe wumve kuba uri umuntu mukuru ukarenganya abatoya, nawe wumve kuba uri umuyobozi ukarenganya abaturage. Ibyo bisobanuye ko n'ubutware bwawe utazi kubukoresha, utazi n'icyo bukumariye. Ariko Imana iri hejuru ya byose, ntirenganya. Banza umenye Imana ujye wayihamya kugira ngo ubone gusenga. Ntabwo wasenga iyo utazi. Niko Paulo yabwiye abantu muri Areopago, yarababwiye ngo iyo musenga mutayizi niyo ngira ngo mbabwire. Aravuga ngo ni yaremye ijuru n'isi, ntisa n'izuba ahubwo niyo yariremye, ntisa n'ukwezi niyo yakuremye, ntabwo ari izahabu niyo yayiremye. Areba amazu yabo asa neza kuko bayasize irangi, areba ibimana byabo bisa neza kuko bongeye kubivugurura. Arangije aravuga ngo Imana yacu yo ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'igira iki kennye. Aravuga ngo kandi ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu, itura mu mitima kuko niyo yiremeye umutima. Imana ishimwe. Abahanga niba wumva uri umunyabwenge, bwahinyura Imana uzambwira umutima wawe ungana iki, uzambwira intekerezo zawe zingana iki. Ntushobora gupima urugero rw'imitekerereze yawe. Birasobanuye ngo uko yagutse Imana irabiruta. Imana irabiruta. Reka dusenga n'Imana, ariko dusengere muri iri jambo Paulo yabwiye Abayefeso. Yaravuze ngo ndasaba Imana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo kugira ngo ibihishurire, ibaho ubwenge butume muhishurirwa kumenya Imana. Imana ikwihishurire. Yagaragaye muri Kristo Yesu. Wamwizera ubaye utarizera Yesu, wakihana ibyaha ubyatuye kugira ngo biruke ubaye utarabyihana, kandi wagarukira Imana ubaye waraguye kugira ngo usenge Imana, Imana ikumve. Nuko ugomba kuba iyo uvugana nayo uyizi kandi uzwi nayo, ukabona guhamya Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndaje tuhatangirire mu cyiciro kindi cyo hirya. Nababwiye ngo ntabwo twavugira isengesho ngo rishire, turaritangiriraho mu gice kindi cy'inyigisho yo hirya kugira ngo dukomeze tubihurize hamwe, tubyumve bishyitse. Imana y'amahoro, se w'umwami wacu Yesu Kristo, mwami w'urukundo, abaho umugisha. Data wa twese turagushimiye, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana nkuru, Imana rubasha, Imana nyiricyubahiro n'ubwami budashira. Iyo urambuye amaboko yawe ujye ukura guhorera mu nyanja ukahashyira inzira, no kuri ubu buzima bw'uyu mwene data tuhashyize inzira yo gukira, tuhashyize inzira yo guhora amarira, tuhashyize inzira yo kwibagirwa umubabaro n'agahinda, tuhashyize inzira yo kunyuranya ibihe kugira ngo Imana igira neza yigaragaze ku bwawe. Urakoze Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.